hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi, ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, ntidufite gutinya habe na gato. Vestine, uravuze induru uririmba ibiki? Inzu yose wakomereye wavugije induru watuje amahoro, uraririmba urimba ibiki? Mbabara nari nzi ko uri kumwe na Kami hanze, sinari nzi ko uri kunyuma. Ntabwo nari nzi ko uhari. Waba uzi ko mpari, naba ntahari, waba uzi neza ko navuye hano agiye, ntukavuze induru ngo uraririmba hano usakuriza abantu. Ibyo bintu ntabwo mbishaka. Ariko kera nari nzi kuririmba, niba no muri ko bari banshyiraga ku murongo w'imbere. Ibi ni ibiki? Aha ni mu rusengero? Oya. Aha ni muri korali ngo uraririmba? Oya. Niba ushaka kuririmba, fata inzira ugende, subira muri iyo korali ujye kuririmba. Ntabwo nari mu rusengero. Uranyumva neza? Sinkakumva uvuza induru ngo uraririmba. Jeri mo hano ugiye he? Nijoro mwarimu yasigaramo gake nanjye ndakama. Ugira gute? Ndakama. Usifata n'ibyo utahawe ukabinywa. Iyo ni imico mibi wazanye hano, ikuvemo kandi vuba cyane. Ariko iyi ji nzayigukata. Wambabariye koko ke? Nkabareze mwari biki? Witonde. Wihanda tugende biki. Disi, impamvu ambaza kuririmba nuko ntabyaze. Shake, wowe nakurusha. Do, nanabirahirira. Ndaririmba kuko nzi agaciro kabyo. Kuko nzi Imana aho yankuye. Umva nzakomeza ndirimbe, ndabizi. Nayo mafaranga ushaka kunkata. Kubwo imbabazi z'Imana kwamaza yatsura. Yego. Ndakumva cyane nta kibazo rwose. Yego. Wowe nukuzana ibyo byangombwa gusa. Kandi ku munsi nyirizina ntuzayanzeho n'isaha. Ikindi rega nunabishaka naguhana 80 miliyoni kugira ngo zigushoboze gukomeza business yawe neza. Nta kibazo rwose. Yego. Okay, bigeze kuri hotel nta kibazo ndahari. Yego. Wa mujinga akazi kakunanisha ko ndugakora. Oya boss nari nabirangije nuko. Ciao. Umusaza nkuri yakunanije iki? Boss nyine namuhaye amazi ntiyayanywa. Kandi yarari kumwe n'undi mutipe. Urabizi ntabwo nzi ikintu akunda gufata mu masaha nkariye. Ariko boss wowe nyizera. Iriya kampani ugomba kuyitsindira uko byagenda kose. Umaking sure ko atagera ari hano ari kubera cyamunara. Mva mu maso. Yes, please. This is Grandma. Shamva nyine mami yabyanze. Nayimubwiye ariko ntago ari kubyumva. Mva mbwire sha, mva mama arambangamira. But next time I will do it in my way too. Oya arambangamira pe. Ntabwo ubwo ngo nyine uzi ko niba ushize ntigeze njyayo. Mva cyakoze nyine ikindi gihe ntabyo nzigera mubwira, ntabwo nzigera mubwira gahunda zanjye. Sweetheart. Yes, Daddy. Meze neza? Yeah, I'm good. Kuri gusoma ufite ikizamini vuba? Oh no, nuko nyine hari ibyo nshaka kumenya neza tu.
Sanzwe uri bize ubanza uri kuvugana n'umuntu w'ingenzi cyane sanzwe kuri telefone. No, ni Jojo. Ni Jojo nyine yari ari kumbwira ko hari birthday y'umucuti wacu. Ariko nyine mubwiye ko ntaboneka kubera ko nyine biba nijoro kandi sinjye ngenda nijoro. Tugenda nijoro ntabwo ari byiza. Kimenye ko umaze kuba inkumi. Umaze kuba inkumi ku buryo kugenda nijoro ntabwo ari ibintu byawe. Sibyo? Hanyuma se mami yakubwiye ko tugiye gusubira kuba muri yanzu nini. Uriya muzungu iyo bamayifata nabi ku buryo twafashe icyemezo cyo kuvugurura iyi ngiyi hanyuma tugasubira kuba muri iyi ngiyi akaba ariyo dukodesha. Okay. Ndabizi urakunda naneho heza ko hari sanzuye kurenza hano. Ya ndakunda. Nose tuzagenda ryari? Mwino minsi meze nkaho ndi bizemo gake ariko nimpuguka anytime nimpuguka turatwimuka. Nimara gukamo gake tuzimuka nuko nanze ko twaza bigutunguza kandi ngomba kubiza imbere sibyo? Kana gukura muri modero ukomeze usome ibitabo. Iriya gereza kuko ndongeye kwisubiramo. Narimaze kwibonera ahantu heza ho kuzajya nyura ngenda. Erisha mfite imiti ntacyo ndaza kumera neza ariko umbabarire ugakore neza ntagire ikintu cyangirika. Urakoze cyane. None se madamu boss yaje? Aho noneho ni byiza. Shana ukurisha wakoze cyane no kwemera gukora hanjye. Merci, akazi keza. Siko babanza abashoramari banyandikiye. Okay, bakubwiye gute? Bemeye proposal yacu. Wow. Tugiye gukorana. Manshimz. Yes. Ariko je nari mbyizeye. Nje nta cyizere nari ngifite. Oya. Ukuri. Natekereza ntibijya bintu mbese hari umuntu azabire. Utambwira ko impamvu wabyumvaga gutyo ariko ngiye witeguye. Seriously? Thank you, baby. Thank you too. Ngendo umuhanga. Ndabizi. Akantu kuri uri kuntera ubwoba. N'ubu byanze kujya ku kazi koko. Hanyuma se ngo yaje gute? Ndi mu gikoni.
yaje atanambwiye ko ntabwo yari yampamagaye. Zose ngiye kumena amazi hanze nibwo namubonye duje amaze no kwinjira. Ndirukanka njya kumusuhuza. Mu by'ukuri James nari mukumbuye, ariko natunguwe n'uburyo yandebaga nabi, ambwira nabi, ubwo namutereye igihe. Byahise binshanga, ntabwo n'ubu numva ibyo ari byo. Please ihangane. Nyine ubwo yaraje akubwira ibyo byose gusa nta kindi mwigeze muvugana? Nyine naramubwiye ko maze igihe mushaka byibura ngo tuganire kuri ibi bintu biri kuba tubifatira umwanzuro. Arambwira ngo imyanzuro yanjye yayumvise, ko icyo nshaka kuvuga ngo arabizi. Ndatekereza ko James nyine yari yarabuze uko dutandukana, akaba yaraje nyine aricyo kimuzanye kugira ngo ntazongera no kumuhamagara. Ahubwo ubu ndi kwibaza niba atari igihe wataye igihe niruka ku bidashoboka. Nyumva witonze. Ndakumva nawe nawe. Ndakeka James atapfa kuguhubukira ngo kubwira ayo magambo yose. Yego ntago muzi kukurusha, ariko nanone ntago yakwanga gutyo gusa adafite impamvu, niba koko ibyo wambwiye ari ukuri. Ndakubwiza ukuri nta kintu nigeze nkora ku buryo cyarakaza James ngo mbwire kuriya. Niyo mpamvu rero mugomba guhura mukavugana. Kandi atabishaka. Icyakubwira ukuntu yavuye hano. Ntabwo ntangize ngo mwinginge tuvugane. Arangije ahita agenda. Hari icyatuma James yemera ko muhura mukaganira? Iki se? Ukeneye kujya kureba mama? Nkajya kureba mama James? Mama James aragukunda. Uzagenda nk'ugiye kumusura mwicare muganire, umubwire ko wari ufitanye gahunda na James ko mugomba kuzana, ariko yagize akazi kenshi bigatuma ataza, ari buze nyuma y'akazi. Icyo gihe azamuhamagara kuri telefone abimubwire, kandi ndakeka James atasuzugura mama we. Hanyuma James naza, ugomba kumubwira ko ugomba kuva aho ngaho, umenye ibiri kujya mbere mu rukundo rwanyu, umenye n'ikiri kubimutera ibyo byose. Please nyumva ndakwinginze. Reba ntukiyitaho, akazi karakunaniye.
Hey. Yabara twabonanye ubushize? Ya, njyewe? Wese unyibuka? Ya ndakwibutse, ndakubonye ndakwibuka. Ukunda gukorera hano siporo se? Nkorera hano gake cyane. Kuko akenshi mba ndi muri cross. Utuye hano hafi? Ya, iwanjye ni hafi cyane, ntabwo ari kure, ni hano hepfo. Shankunda abahungu bakora siporo byatari maze. Really? Ariko nawe umeze neza, gym yarakuyobotse kabisa. Merci. Nanjye rero ndi umuturanyi wawe. Hano hepfo. Ndumva ubwo tuzajya dukorana siporo. Yeah, sure. Tuzadukorana nta kibazo. Yeah. Ndumva ntacyo bitwaye kuba duturanye biroroshye. Yeah. Nitwa Richard. Nanjye nitwa Miki. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, Miki, uri hehe kuki utafataga telefone? Ndi kumwe n'ikiremwa wana kuki utanyandikiye. Umva, ibi birihutirwa tugomba kubonana. Icyo ukora cyose tugomba kubonana. Sha bebe mbere ya 12:00 nkivamo kabisa wijeshe bigoma muri aya masaha kuko uwa. Umva. 18h. It's okay. No haveitumbwira. Urumva? Tugomba kurara tubonanye uko bimeze kose. Ese ke wabaye iki? Uzi ko nangiye kugira ubwoba. Oya ntacyo tuza ntacyo bitwaye ntabwo ari ibintu byatari. Ariko nyine tugomba kubonana. Sawa ubwo nusoza uhita umbwira. Sibyo? Ntuze hano. Wowe witegure uhita umbwira. Ntuze hano ndahita nkubwira aho duhurira. Sawa. Okay. Bye. Wabaki kumamagara unyihutisha. Miki. Ubundi urukiri kuri icyo kirimo wavugaga. Umva mbye ikibazo ufite nago ibindi bikureba. Reba igihe cyose naguhamagara uzi umwanya wose maze hano. Miki. Comme ça va? Oui, ça va bien. Burya se nayo hano urahazi? Yeah. Oh, boss, amakuru se mwaje ryari? Naje 11:00. None si ubwo waruhutse? Saa 5 bahagije ngo mbiruhutse. Okay. Hagati aho ndashaka kuza gushimira barakoze cyane. Kubera? Sanze akazi buragashyize ku murongo ibintu bimeze neza. Bigize neza cyane. Murakoze cyane. Ariko nyine n'inshingano zanjye nagombaga kubikora. Ariko nzagira umunsi wihariye wo gushimira. Reka nkoreke komeza nyene mugenzi wawe. Nyuma babahe
mujya kugenda mubwire barman azane facture nyishyura. Okay, murakoze cyane boss. Merci. uri mu bipe bwo simubwira ko utari kami byari ko gutwara iki? Ni boss wa kami. Ibintu birabaye. Ubu nyine ikibazo cya James kiraranye. Guteze. Birandenze. Ariko keza ndasenga nukuri. Ndakunda ibintu ibisi nsubiza. Harya wamwirukanye umubwira gute ngo numva uburyo tubigenza? Uriya mushyitsi nasa. Uhita umbipa. Ntunazi kumubwira ahubwo uhita umbipa. Bitenze ngera igihe cyo kumukingurira. Urabyumva? Ntumukingurire. Ntago ubereye umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe wanjye berewe n'umugabo w'umukiro ukurenze. Urumva? Wimutesha umutwe. Yanabuze uko guhakanira. Kandi ubare ntuzagaruke hano. Narabitekereje ndakwihorera ariko nari mbizi ko kami atapfa gukatira James gutyo gusa. Nose icyo cyo kikuzanye hano. Urumva ibyo byamfasha iki? Mike, ngutegereje amasaha yose kugira ngo ngire inama. Menye icyo gukora. Ntabwo nkubwiye ngo uzushimageze hano kami. Urabizi inama ni imwe gusa rero. Kaduhamagare James. Ndamwinginga yemere kuza hano. None haze umubwiza ukuri kose kuntu byagenze. Tumwinginge agenda ashaka uburyo yisubiranya na kami atagushirishijemo. Urumva byagenda gute? Mbwira. Mike, James